naho bita muri Banyahe harahari muri uyu mujyi no muri Bazindiki hari naho bita muri Karabaye naho harahari ngo no muri Gobyori ngo hari naho bita mu Buduriro ngo no mu Rw'impyisi ngo no mu Cyumbati ngo n'ahandi. Murazizi karitsiye nyinshi zitandukanye. nta ucuragura mu Kiyovu cy'abakire ngwiki uzabaze n'amakuru nunatwara imodoka ikakuzimiraho ikahazimira uzabisobanura. Uzasobanura impamvu izimiye aho hantu. Ariko ahantu utuye igihunyira kivuga uko kibishatse. Muzabaze hara mu Kiyovu ibihunyira byaho bifite discipline kibyasakuza ntabwo byemerewe kubwejagura uko bibyumva. Bakirashasa amatama yo kirasakuza gisakuriza abantu. Imana ikwimure, Imana ibimure bashumba. Haleluya. Tewo Imana ikwimure mu kindi kirere cy'umwuka. Imana ikwimure mwereta, Imana ikwimure ene sopa forias Bosco. Imana ikwimure. Hari ikirere abarozi badakoreramo, hari ikirere imyaka itageramo. Reka mbabwize ukuri, abacuraguzi hari aho badakinira. Imana ihagutuze. Tugiye gusenga Imana. Enoki ntiyaboneka kuko Imana yagize ite? Yamwimuye. Ndiyako Imana ikwimure. ukomeje kutunezeza. Turagushimiye kuko wateguye umukozi wawe. Turagushimiye kuko wadutegura ijambo ryiza. Mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Hanyuma ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice cya 5 umurongo waho wa 24. Igice cya 5 hanyuma turasoma umurongo wa 24 twumva ikimana ivuze. Itangiriro igice cya 5 24. Usome mu izina rya Yesu. Amen. Randitse ngo kandi Enoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Amen. Namwe niko handitse. Some byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 13. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 13. Haranditse ngo basohoye barurira bajya mu cyumba cyo hejuru aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutumayo na Matayo na Yakobo mwene Alfaya na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo babaga. Imana ibahumugisha. Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Abari hano haleluya. Amen. Hari abantu binjiye twamaze kwivuga. Amazina yanjye nitwa Bikorimana Damase. Hanyuma ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Ndi umukristo rero muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Kiruhura. Turakitwa Kiruhura ariko duteranira Karama hariya hafi za Norvege. Ndashimira Imana impaye akanya rero ko kuganira na ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Nanjye mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amen. Ese mukunda ijambo ry'Imana? Yego. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ariko rifite intego ivuga ngo Imana itwimure. Amen. Imana itwimure. Kwimurwa n'Imana. Umuntu akimuka akavaho yaratuye
mu buryo bw'umwuka agatura ahandi hantu. Amen. Haleluya. Kandi ntabwo ndi bukoresha igihe kinini, ndakoresha igihe kiringaniye kubera yuko ndabizi neza cyane ko nanjye mfite amatsiko yo gukomeza kumva izi ndirimbo ko nazo ziri mu buzima. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kwimuka. Kwimuka. Imana itwimuka. Amen. Ntangira kubaganiriza ijambo ry'Imana. Murabizi neza ko hano dutuye ari Kigali. Mujyi wa Kigali ugizwe n'uturere dutatu. Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Bikitwa umujyi. Ariko uyu mujyi ugiye urimo udukaritsiye twinshi. Hari usanga hitwa ngo muri Zanduba, nasanga Sanza ahantu hasi cyane, no muri byo ngo hari naho bita muri byo, no muri Zadoba ngo nadongegera nyine haba naho bita muri Banyahe hari muri uyu mujyi, no muri Bazingiti hari naho bita muri Karabani, naho hari ngo no muri Gobyori ngo hari naho bita mu Buduriro, ngo no mu Rw'impyisi, ngo no mu Cyumbati, ngo n'ahandi. Murasizi karitsiye nyinshi zitandukanye. Hari na za Nyarutarama, hari na za Vision City. Haleluya. Hari no mu Kiyovu cy'Abakire, haba handitseho icyapa ku muhanda kivuga ngo ntihanyurwa n'umuntu wese kereka umuntu hatuye. Hari ahantu wari naho bita mu Bijipo, ariko haleluya. Ndashaka kuza gufatanya nawe mu mwanya muto cyane tugasenga Imana tuyibwira ngo Imana itwimure. Imana itwimure. Abari hano, haleluya. Ari karitsiye waturamo, ibi bintu ndi kubabwira muze kwihuta mujye mu mwuka kugira ngo mumfashe, sibyo? Kuko Imana ni iki? Ni umwuka. Dushobora kuyisenga uri mu mubiri ngo uyibone. Konegisiyo yayo ibaye mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Ko numva ntangiye gufasha. Talasiwe in heaven now. Shall we before? Aya isewe ne man. Guhereze Yesu icyubahiro cyiwe. Inoza kota hevayi with brand. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Wa muhungu ba kuri piano abahe yagiye kwiyo mfashirwe jewe na naririmba. Ushitu ari hehera. Shakira umuhungu mubwira ati piano kugifitiro. Bamuhamagare rwose. Hallelujah. Bamubwira yatambo. Hello Zalima. Rombi imbaraga z'Imana. Ko Imana itwimo. Imana itwe. Nukuri kw'Imana. Oya jewe sigaye mpaha mu gitondo.
kubera karitsiye na yeee nibeshye gato baba bari reka mbabwire uyu mujyi wa Kigali hari abantu bawutuyemo ariko ku buryo niga rihinjira umuntu abyikoreye akariheka kuko nta muhanda warigeza mu nzu. Ndagira ngo ndi kuganira n'abantu bari mu mwuka murimo murahari. Hano muri uyu mujyi hari abantu bakitaba ari uko buriye nk'inzu kubera nta konegisiyo ziba zihari cyangwa agasohoka hanze. mbega karitsiye Mani twebwe ako ndashaka kuza kubwira Imana ikatwimura muri ubu buryo bubiri. Haleluya. Imana ikatwimura mu buryo bw'umwuka rimwe. Haleluya. Haleluya. Kabiri Imana ikatwimura no mu buryo bw'umubiri. Hari abantu bangurikiye? Hari abantu bangurikiye? Tuzamure Yesu icyubahiro. Ninde wa sana Yesu mwisi cyangwa mw'ijuru, ninde wa sana we mwisi cyangwa mw'ijuru, amadiyo sapfukame mwamushirwe hejuru, amadiyo sapfukame mwamushirwe hejuru. Ninde wa sana Yesu mwisi cyangwa mw'ijuru, ninde mwisi cyangwa mw'ijuru, amadiyo sapfukame mwamushirwe hejuru, amadiyo sapfukame amushirwe hejuru. Izego uvuge nezera kera he kabana nagiza he uri bube izina bikome zifuru uri buye Nelozema haya oliba. Ubwashize narababwiye ngo aho kugira ngo uterane umwanya munini uri mu mubiri waterana kanya gato ariko uri mu mwuka. Ariko uri hehe? Ubigiye nahereye mvuga abanyamubiri ntibaranyumva ariko abanyamwuka ubu nasoza bumvise icyo navuze. Dukomere Imana amashyi. Kelasi wenima Perias Hayatot. Haleluya. Ariko haleluya. Kwanza muhaguruka dutere haleluya. Haguruka. Rimwe kabiri gatatu. Mwiyicare. Pelazani siko kazi suri guko. Ukanambwira gusimbuka ndasimbuka. Deli wili handi mas. Shatako performeni wa. Loniza lawa.
1424 yaremye avuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiri y'umumaro wo ntaziba. Urumva hari ahantu heza ariko hari n'ahantu heza cyane. Hari ahantu heza ariko hari n'ahantu heza. Hari ahantu heza mu mwuka ariko hari n'ahantu heza. Niho nshaka ko uyu mugoroba Imana ihagutuza. Ndashaka ko muri uyu mugoroba Imana igutuza ahantu heza cyane. Urajyayo cyangwa ntujyayo? Wasanga ahantu uri nta kibazo ufitanye nabo. Elas murimuka cyangwa ni muri bwimuke? Bashu Mane twimu ntabwo ndimo rwanyiyerekwa nasanze hano. Nasanze muri mwiyerekwa ry'amafaranga, sibyo? Ariko ubwashize nababwiye ko hari ahantu amafaranga ananirwa, sibyo? N'ikimenyimenyi mu mwirimbi haryamyemo abayafite n'abatayafite. Ariko hari imbaraga Imana ifite zitajya zipfa. Zitajya zipfa, zo zari ziriho kandi zizakomeza no kubaho. Sibyo? Ari ubona abapfumu bikarakaza kuri YouTube. Bazabaza abapfumu bapfuye bari mwirimbi ko bataroze igihe cyabo ngo gihinduke. Bariya bazapfa ariko hari imbaraga zidapfa. Ziko shaka karizo watana. Uzimamba borozi bararababyinira iwawe. Ni ikibazo cy'ikaritsiye utuyemo mu mwuka. Turashaka kugikemura. Haleluya. 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 Uzimamba abantu bakura mu karogeka ni ikibazo cy'ikaritsiye. Ni ikibazo cy'ahantu tuye mu mwuka. Urugero reka maze hano nimba hariho umurozi ngaho nandoke nimba ari ya nandoke. Hano arimo ngo Yesu aragira umuntu ahuhera twumve ko byibuze bwanesha umutwe. Sherapaf iyo disawa umuriro uramanutse dobivas. Haleluya. ucuragura mu gihugu cy'abakire. Ngwiki uzabaze n'amakuru nunatwara imodoka ikakuzimiraho ikahazimira uzabisobanura. Uzasobanura impamvu izimiye aho hantu. Ariko ahantu utuye igihunyira kivuga uko kibishatse. Muzabaze haramukiyo ibihunyira byaho bifite discipline kibyasakuza. Ntabwo byemerewe kubwejagura uko bibyuka. Bachirasha samatamayo kirasakuza gisa. Reka babwize ukuri ntimubona ko ari umusazi yisaza no mu isoko ugasanga arakubita abantu yinjiza y'abantu hazagira uhasarira. Uzi ko niyo hageze umusazi abadayimoni bamubwira ati nyura hano hantu wabererekera bamujyana ahandi mu mudurire nyine akaba ari hajya gusarira. Mu mwuka rero hari ahantu abazimu badakorera, hari ahantu abadayimoni badakinira, hari ikirere abazimu batinjiramo. Nimando kaya. Haleluya. Reba murajyayo. Haleluya. Ndashaka ko ariho duteranira tukahakorera iteraniro muri iki kirere. Kandi barakore mwatinze ku mafaranga n'imyenda murarangara. Imana idufitiye ibintu bibyara amafaranga.
Imana idufite ibintu bibyara amafaranga, kandi amafaranga ntabwo yabibyara ibibabwira. Ni ibintu Imana ifite ariko bibyara amafaranga. Iyo ibiguhaye amafaranga arakwirukana. Enesota yawe Feraz Shetota. Haleluya. Haleluya. Abamurikiye haleluya. Reka mbabwire. Shiwinima tayasawa ndumva mfashijwe bikora Imana. Sewa ya paya foria ko numva nzamutse mu kindi kirere. Abasomye Bibiliya mu gitabo cyo Kubara 23 basanga inkuru z'Abisirayeli bageze ahantu hitwa Mowabu, ngo witwa haleluya, uwitwa Balamu n'uwitwa Balaki. Balaki yari umwami w'iki gihugu, hanyuma ngo yari afite umupfumu cyangwa umuntu uzi kuvuma. Ni umuspecialiste mu guhenera abantu, ni umuteramwaka mu yandi magambo. Balamu yari umuteramwaka ku rwego rw'isi, niwe muntu wagukasiraga, umukasiro we n'ubukire ukarinda usaza. Wahuye na Balamu akagukasira, wabagukasiriwe. Hanyuma Balaki ashyiraho n'ibiguzi, abwira Balamu ati ngwino nkasirira abantu. Hari abantu badafatwa n'imikasiro, hari abantu badafatwa n'imikasiro. Ndashaka ko Imana igushyira muri aba bantu badafatwa n'imikasiro, ko numva afashijwe. Ariko mujye munanyaruka mutere haleluya. Isoko kusangamo amajwi menshi nk'ibitunguru, ngo karoti, nk'inyanya. Ibi bintu turimo mwagiye mubivuga, ngo ngarurira, ngo ibintu nk'ibyo nibyo usanga mu isoko. Mwagiye muvuga ibintu turimo, nabi nyuma y'urusengero bakabyumva. Haleluya. Haleluya. Enosinima uwitwa Balamu marahaguruka asanga Balaki mwene Sipori. Hanyuma rero amwereka iteraniro aho rigandagaje, aramubwira ati tuzamuka umusozi uhenera abantu. Barazamukana, Balamu agiye guhenera abantu. Ngo barabanza batamba n'ibitambo hafi inka 7 n'intama 7 n'amagi. Ibyo bintu byose birakindagurika. Umugabo ngo ahene abona ntibiva, ngo aramubwira tubanze uyu musozi nawe uri mu mwaka twimuke tujye kuwundi. Ati kuko imivugo ndabona itari gukora. Balaki aramubaza ati Balamu ubonye iki? Hanyuma Balamu aramubwira ngo haleluya, ngo buriya bwoko ndabwitege, ngo mbona ari abanyamugisha, ngo ntabwo bashobora kuvumika. Amina. Haleluya. Haleluya. Ahubwo ahita anasenga, aravuga ati cyangwa nanjye ahubwo nkazapfa nka bariya bantu. Genela salawa karame Yesu petasonima ndumva Imana imanuye amavuta muri iri teraniro. Ishikotaya waisbe mbonye imbaraga zishyigikira ijambo ndi kuvuga. Dukomere Imana amashyi menshi. Ya elome bosaya wa pelasirima. Barimuka bajya ku wundi musozi. Bageze ku wundi musozi, yego, ngo Balaki aramubaza tubonye iki? Ngo arareba, ngo aramubwira ngo mbonye ubu bwoko, ngo ari ubwoko butura ukwabo. Ati niryo yere kuri kureba, ati niryo ndeba. Ati ikindi ubonye, ati mbonye hagati muri bo habunzemo intare. Intare y'ingore, mbese ngo ntabwo yanatuza itararya umuhigo. Ngo ibunzemo. Urayibonye? Ati ndayibona. Ati uyu musozi nawe uratumagiye turajya ku wundi. Bajya ku wa gatatu.
bajya ku musozi wa gatatu. Bageze ku wa gatatu baracya baza Balamu ati wa mupfumu we ubonye iki? Ubonye iki? Umva ijambo yavuze 23:19 yaravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Yego yego haleluya. Ngo Imana si umuntu ngo igire ite, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ngo ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Ngo ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntizabisohoza. Sherebone mana yaza Perasi winima. Hallelujah. The show people. Imana ishimwe. Kandi Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yongera ishimwe. Ubwo yarakurikiranye ijambo Imana yavuze kuri Aburahamu kera muri 12 mwitangira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Niryo Baraki yabonye, niryo Balamu yabonye. Ngo uzaba umugisha, umuntu uzakuvuma nzamuvuma. Ibyo byaravuzwe kera Aburahamu ataranasha ataranabyara, ariko irabikurikirana. Imana ishimwe. Don't be victorious. Yo! Tell me win. Aramubaza ati niki gitumye tugomaka? Aha niho shaka gusobanura tugasenga. Ngo niki gitumye tugomaka? Ibimasa bikaba byapfuye n'amahene, abantu kabuta bakasiriye, ni igihombo twagitewe niki? Ati ikintu cyatumye imimagiro yacu idakora rero. Ngo nta bupfumu. Umva ngo nta bupfumu buba muri buriya bwoko. Ngo nta kuragura, ngo nta n'iby'ubugoryi biba muri buriya bwoko. Ni ukuvuga ngo ibintu by'ubugoryi iyo mbibona mba nabamagiye. Ibintu by'ubusambanyi iyo mbireba imikasiro yari gukora. Iyo mbona ibintu byo kwikinisha bibarimo umwaka wari kubafata. Ngo ariko nabirebye sinabibona. Urumva abantu batazakasirwa barimo, abantu batazamagirwa barimo, mwabumvise. The shopaya we. Tugaruke ku ijambo twasomye sose. Hale waza nimando. Telos. Shai. Tugiye gusenga Bibiliya ndayibumbye. Ntago the boss awa. Ntago shaka kurenga hano. Amen. Hallelujah. Jambo twasomye ryatuye ngo kandi Henoki tiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Hallelujah. Ngo Henoki yagendanye n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Bivuze iki? Impamvu uboneka nuko utarimuka. Impamvu ibintu bigushaka bikakubona ntago urimuka. Impamvu ibintu bikugenzura bikamenya uko uryama nuko wirirwa ntabwo urimuka. Kuri uyu mugoroba ndashaka Imana ikwimure. Imana ikwimure. Imana ibimure bashumba. Hallelujah. Tewo Imana ikwimure mu kindi kirere cy'umwuka. Imana ikwimure. Mereda Imana ikwimure. Ene so paforia. Bosko Imana ikwimure. Then he will fall. Yeah, Imana ishimwe. To be force. Hari ikirere abarozi badakoreramo. Hari ikirere imyaka itageramo. Reka babwize ukuri. Abacuraguzi hari aho badakinira. Imana ihagutuze. Tugiye gusenga Imana. Henoki ntiyaboneka kuko Imana yagize ite yamwimuye. Ntiyako Imana ikwimura. Udiyakono yarimutse. Iyo akugezeho uri umurozi nta kwinjiza amakwicaze. Arabanza akakubaza ati ibintu ufite n'ibiki. Uko we aba yarimutse. Ariko ushobora kuza ari n'umurozi wambaye ikositimu, wowe utarimuka, udiyakono utarimuka ukamuzana ku ruhimbi. Akirirwa dukasira. Ariko iyo udiyakono aba arimutse, uraba ati ibifurumbu ufite bimeze bite. Uhita unamusaka. Ukamwicaza umaze kumusaka. Uhita umusaka kuko baba barimutse. Imana ishimwe. Hallelujah. Hari umudiyakoni wigeze kwimuka. Imana ishimwe. Witwa Stefano. Ngo yari yarimutse. Ngo hanyuma bamukubita ibuye.
wahita babwira ngo hari ikintu neretswe. Ubu wasanga umwanya mwicaye hano mutarerekwa, ariko uyu mugabo kuko yimutse bamuteye ibuye bati arababwira ati nderetswe. Baramubaza ati tubwire iyerekwa, arababwira ati mbonye ijuru rikingutse. Ngo bashyizemo irindi, aravuga ati ngize n'irindi yerekwa, mbonye n'Imana. Yego, mbonye Imana. Kuko hano bari kumuterera amabuye ntabwo ariho ari, we yarimutse atuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu amabuye atamubuza kwereka. Imana ibimure, Imana ibimure mu izina rya Yesu, Imana ibimure mu izina rya Yesu. Korari, Imana ibimure. Ahantu mwaririmbiye ni heza, ariko yongera ibimure muririmbire n'ahandi. Ari ahantu heza cyane. ubu hari uwo watera ibuye akahita atora atatu. Akavuga ati reka mbabwire bose ko we aya makuru arayazi. Muri covid igihe yari imeze nabi, hari umugabo wari uri kubwiriza hano mu mujyi, noneho agapfukamunwa karamanuka kagera hano ntiyabimenya kuko yari mu mwuka. Afana ava mu modoka abwira abamurinda ati nimumureke mwifatire muturage wica amategeko. Abarasimbutse aramucakiye, aranaganitse gutya, ajyana agiye kujugunya mu modoka. Umugabo yari yarimutse aramubwira ariko reka nkubwire iyerekwa ngize. Afana yamaze ati weretswe iki? Ati mbonye uriho uzamuriye ipantaro. Ati mbonye warabyaye debile ebyiri urazifite mu rugo. Ati kabiri umugore wawe atwite inda ya gatatu. Ati uko ugenda uzamura cyane n'uwa gatatu nawe Imana iri kumuhindura debile. Kugenda uzamura nawe araba debile. Kamubwiza ukuri wowe urafande wakomeza ukazamura. Yamanura gake. Ati urabibonye? Ati ndabibonye. Abantu bimutse hari ibintu bareba, hari ibintu bumva. Haleluya. Tell us so people. Nta musirikare upfukama mu basebi yamupfukamishije mu gikari. Ati reka ndebe ko iryo herekwa twarihinduza. Eko mujye muzamura gake, urabona ukuntu wazamura. Ndinabonaga n'uwa gatatu agenda badebile. Cyo gihita uba umugaragu wako kandi ugapfukama hasi ukamubwira uti henda nawe ntabe debile. Ati reka nzenye henda nukuri kw'Imana. Murabibuka uri kubitwa Eliya kubera kwimuka, hari igihe Ahabu yamutumye y'ingabo 50 ngo zirasa, ngo zije kumufata, ngo ziramusubiza ngo yewe muntu w'Imana, ngo Eliya muntu w'Imana. Yarababwiye ngo nimba ndi umuntu w'Imana ngo umuriro numanuka ugire gute? Ngo baba barahiye. Iyo wimutse uhamagara ibintu byose bikita. Dukubitira Imana amashyi. Haleluya. Irindi jambo twasomye ngo basohoye barurira bajya mu cyumba cyo hejuru. Bari bagiye hejuru y'isi, hejuru y'abadayimoni, hejuru y'ibibazo, hejuru. Ni Imana ishaka kugutuza hejuru y'inyanja. Imana ikorana no hejuru, abazimu bagakorana no hasi. Ingira imbaraga zo hejuru. Iyo uri hasi ubonana n'imbaraga zo hasi. Imana ibimure mu izina rya Yesu. Mwasomye amakuru yo mu isi ya kera. Imana irokora witwa Nowa yamutuje hejuru y'urupfu. Mu yandi magambo urupfu rwari hasi, ariko Nowa n'abantu 8 ngo ari hejuru. Ubu rero no muri iyi nzara iriho n'iyindi igiye kuza, hari abantu Imana ishaka kuzatuza hejuru y'inzara iriho none bakayitura hejuru. N'indi zaza matende kiko shosh kenda shosh sekota. Ntabwo Imana yemera gutuza abantu, ntabwo Imana yemera gutuza abantu bana hamwe n'abapagani. Ntibibaho. Muzasome no mu Egiputa, Abisirayeli igihe ibyago byateraga mu Egiputa, Abisirayeli bari batuye ahantu hitwa Gosheni. Nta gikeri cyagezeyo muri iyo karitsiye, ntabwo umwijima winjiyeyo.
muri iyo karitsiye ntabwo urupfu rwinjiyeyo. i Gosheni harabonaga. Imana ishimwe, Imana ibimure mu izina rya Yesu. Tosita kobre foria shandone kota oya sai brai foria tota tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzimana ingoma na Kristo. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Tuzimana ingoma na Kristo. Ya wevo bavuze ngo basoza hano saa moya. Iminota nka 40 isigaye turayumvamo indirimbo, hanyuma tugiye gusenga rero. Haleluya, 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 haleluya. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga nyegekeraho umuryango hirya aho ngaho. Zolibita kaya sawa sheno telas. Nzagaruka mvuge hejuru, ariko ndashaka gusiga wimutse. Imana ikwimure. Priya vasi impamvu uhora uneshwa uyu munsi ukihana, ejo ukongera ukarepeta, nuko utuye hasi. Imana ikwimure. Impamvu hari urwego utageraho nuko utuye hasi. Hano muri iri teraniro hariho umuntu utigeze wumva ururimi, kuko we ntiyigeze yimuka. Aracyari umunyegiputa, aracyari umupagani. Ndashaka kubanza gusengera mwe mwicari. Ndashaka kubanza gusengera uyu muntu utarakizwa n'undi muntu waguye. Nibo shaka kubanza kwimura, hanyuma nkaza